twongeye kubasuhuza abakunzi ba HTV Channel. No munsi turi mu kiganiro cyitwa GIR'UBUZIMA BWIZA, aho no munsi twagize umushitsi nibuze kubabwira. Umushitsi witwa Phn MUZOLA, umugabo wubatse ufite umugore n'abana babiri. Afite narayibonye mu Goni Masters, yigiye muri UK muri Scotland, aho yize ibya pharmacy, ndetse akaba amaze imyaka 20 yaratangiye umwuga. Yigishije muri Université y'u Rwanda muri Departement ya Pharmacy imyaka 6, akorana n'uruganda rwitwa Sanofi imyaka 2 n'igice rw'Abafaransa, ndetse ubu akaba anigisha muri Université y'Adventiste Mudende. N'umugabo ubizobereye, n'umugabo uzi iby'imiti. Ariko icyatumye tumushaka nka HTV Channel nuko nk'umuntu yaba wowe yaba jyewe tujya twibaza ibibazo nimba imiti dufata koko muri pharmacy ihagije. Nagira ngo dusobanure nk'umuntu ubimazemo imyaka igera kuri 20, ugerageze udusobanurire, kuko ntawe utakwibaza. Hari indwara bavuga ngo zagiye zivuka kubera ngo ikirere kibi, hari abavuga ngo indwara kera ntizabagaho. Ugerageze udusobanurire mu buryo twagira ubuzima bwiza muri iki gihe turimo, dukoresha imiti y'abazungu baduhaye cyangwa se n'indi byunganira iyo miti dufata. Ugerageze udusobanurire nk'abantu tudafite ubumenyi muri ibyo bintu, udusobanurire uburyo twifashisha cyangwa twagira ubuzima bwiza. Murakoze kuza kundeba kugira ngo tuganire ku by'ubuzima. Ngira ngo ni iby'igiciro kubona umwanya nk'uyu kugira ngo umuntu abwire abantu ikintu cyabafasha kwitungira amagara mazima. Mu by'ukuri kuvuga ngo imiti dufatira irahagije, wenda byaterwa n'umuti uri gufata uwo ari wo, ariko igihe tugezemo ni igihe cyo kuvuga ngo ni gute twakwirinda ahubwo gufata iyo miti, ni gute twabaho ubuzima butagira umuze, buzira umuze. Icyo kintu nicyo kintu twari dukwiye gushyiraho imbaraga nyinshi cyane. Naho imiti twayita inshuti yo kwitondera. Kuki twakwita imiti inshuti yo kwitondera? Nuko umuti kugira ngo ufate, iyo ufashe ku rugero nyarwo ushobora gukemura cya kibazo. Iyo ufashe ku rugero rurenzeho ushobora guhinduka uburozi. Iyo ufashe ku rugero ruri munsi ntacyo ukumarira, ahubwo bikazatuma na cya gihe ufashe uri ku rugero rukwiriye utakuvura. Mu yandi magambo ni ukuvuga ngo umuganga cyangwa umufarumasi arareba ati, uyu muti uyu muvandimwe afashe, ibyo wica ni ibingana iki, ibyo ukiza ni ibingana iki. Hari igihe rwose tunabona ko ibyo wica ari byinshi, ahubwo tukavuga tuti nta kundi twagira, reka tuwumuhe iki kibazo gikemuke, noneho dusigare turwana n'ingaruka zo gukoresha uwo muti. Rero njyewe nk'uko mwabivuze, muri Scotland nize ibintu bita drug design. Ubwo nigaga drug design nkamenya ko hari imiti nari isanzwe mbizi, ariko noneho namenye neza uko imiti iva mu bimera, uko imiti iva muri mineral salts cyangwa imyunyungugu, uko no mu nyamaswa, mu macandwe y'inyamaswa, mu bumara bw'inzoka, n'ahantu hatandukanye hashobora kuva imiti. Nkamenya n'ukuntu n'imiti iriho ishobora kongera guhindurwa ikaba yagabanya za ngaruka wateraga. Ibyo byose rero maze kubimenya nibwo navuze nti, ese ni gute twareka ibiri bwica umubiri tugashyira ingufu mubiri bukize umubiri nta ngaruka biwuteye. Rero hari ikintu turi gukoraho cyitwa lifestyle cyangwa mode de vie mu Gifaransa. Uburyo umuntu yabaho, ubwo buryo bukamurinda indwara kandi ubwo buryo bukamukiza indwara. Ngira ngo igituma waje ni ubuhamya wumvise bw'umuntu yakize diabete. Mu myaka namaze nkorera rwa ruganda nari ishinzwe imiti ya diabete na hypertension.
ni ukuvuga imiti y'umuvuduko w'amaraso n'ivura diyabete, niyo namamazaga. Kugira ngo nyamamaze nagomba kuba nyizi neza, nzi niyo bihanganye kugira ngo umuganga nze kumwemeza gukoresha wa muti. Iyo myaka yose maze imyaka myinshi ndi umufarumasiye, mu myaka yose namaze sinigeze mbona umuti bambwira ngo uyu uri kuvura diyabete igakira, uyu uri kuvura hypertension igakira. Ariko nk'uko wabyumvise mu buhamya, abantu bakoresheje lifestyle cyangwa ibintu by'umwimerere Imana yaturemeye barakira. Ibyo rero bisaba ibintu byinshi, wenda ni mu bishaka tuzagenda tubireba uburyo twayita imiti y'umwimerere ituma umuntu akira indwara, irinda umuntu kurwara indwara. Ni ukuvuga Imana ire mu muntu yamuhaye byose, ishyira imiti mu bimera, ishyira imiti mu zuba, ishyira imiti mu mazi, ishyira imiti mu mwuka duhumeka. Ibintu byose bikiremwa byari imiti. Nimubona umwanya ubwo tuzagenda tubiganira kugira ngo abantu bamenye ukuntu bakwitungira amagara mazima bagabanyije ibintu byo kunywa imiti. Kuko imiti burya tuyinywa kubera uko tugira. Imiti idahari abantu benshi bapfa bagashira. Ariko se ni gute iyo miti twayirinda ndetse n'abadafite uko babigira bayifashe ntibagireho ingaruka cyane? Icyo kintu rero ni ikintu turi gukoraho cyane kandi biri gutanga umusaruro nk'uko wabyumvise. Ubundi abaganga baravura ariko Imana niyo ikiza. Uko byagenda kose Imana niyo igukiza. Imiti muganga yaguha yose ibibera imbere ni Imana ibikora, kuko niyo yaremye umuntu nizi byose. Koze cyane, nagira ngo watubye ko ari imiti myinshi Imana yatanze. Nagira ngo utubwire umubare wabyo cyangwa se iyo miti uko ingana, maze udufatire nk'itatu ya mbere muri iyi session tugize cyangwa se uburyo duhuye, kuko tuzi ko ari umuntu ugira akazi navuga ko ari kenshi. Ariko kuri uyu mwanya duhaye byibuze tumve abadukurikira muri HTV Channel babasha kumenya imiti itatu ya mbere n'uburyo babasha kwikoresha. Ndetse n'uwari uri kuri wafataga imiti amenye icyunganira cyangwa se igifite akamaro cyane kugira ngo abashe gukira iyo ndwara, kuko twumvise n'ubundi buhamya yuko abantu bagiye bakira. Umwanya ni wawe kugira ngo tugeze iyo miti itatu ya mbere abantu bagukurikire babashe kuyumva. Murakoze kumbaza icyo kibazo cy'imiti ya mbere itatu ibanza. Mu by'ukuri iyo miti dushatse tuyita 8, ariko kugira ngo yumvikane neza ubu ni 12, kugira ngo twinjiremo neza umuntu wese amenye uwo muti by'umwihariko. Ubundi ni imiti 12 y'umwimerere. Wenda icya mbere ntago ari nk'umuti, ariko ni ikintu cyangombwa cyane kugira ngo umuti ushoboke. Icyo twakwita umuti wa mbere cyangwa ikintu cyangombwa cya mbere kugira ngo umuti ushoboke ni uguhitamo. Guhitamo ni impano umuntu yahawe, ariko igira ingaruka nziza cyangwa mbi ku bugingo bwe no ku buzima bwe by'umwihariko. Ushobora guhitamo kuzajya unywa inzoga, ntawe uza kubiguhitiramo niyo bagushuka, ariko icyemezo cyo kuyinywa ni wowe ugifata. Ushobora guhitamo kujya unywa itabi, ibyo ni wowe uri bubihitemo, nta wundi uri bubiguhitiremo. Ushobora guhitamo kudakora imyitozo ngororamubiri, kandi uzi ko imyitozo ngororamubiri ari myiza. Guhitamo kwawe rero kugira ingaruka ku buzima, niyo mpamvu tuwita umuti wa mbere. Muri uko guhitamo rero hari ibintu by'ingenzi tugomba kumenya. Ugomba kumenya mbere yo guhitamo, wabanje kureba ingaruka zabyo, inyungu uzakuramo n'ibyago wakuramo mbere yo guhitamo. Ese iyo mvuze guhitamo mba mvuze no gufata icyemezo. Ese mbere yo gufata icyemezo ngifata mbabaye cyane, nishimye cyane, meze gute? Niba urakaye cyane, niba wishimye cyane, niba ibyo bita amarangamutima emotions ziri hejuru cyangwa ziri hasi cyane, wifata icyemezo. Ushobora gufata icyemezo uzicuza. Warabyumvise umuntu akavuga ati amaze kwishima cyane,
wenda ni korali iririmbye neza, wenda n'umuntu umuguriye inzoga aranyweye ati nzaguha inka kandi ntazagira, ati mbatwerera 100,000 ahembwa 120. ubwo rero wirinda gufata icyemezo uje no gufata icyemezo warakaye, ugasanga wakoranaga n'umuntu uramwirukanye yari umuntu muzima ugufasha. No mu by'ubuzima rero iyo wishimye cyane wifata icyemezo cyakora ku buzima bwawe, niyo banza utuze. Ikindi kumenya ukuraho inama, kuko buri wese uzasanga ari kukubwira inama, ntukarye iki ni kibi, ntukarye iki uri kumva icyo ukiriye kivura iki. Ugasanga umuntu akubwiye urubuto, ni urugero, uru rubuto ruvura iki, ujye ururya. Ikiba ni iki, yibagirwa izindi akavuga ngo nzajya ndya rwa rubuto. Ariko ntago urugero, umukobwa wenda mwite Chantal kuko ntago ari uwino, bamubwiye ko karoti ari nziza, ibamo ibintu bita beta carotene bivura kanseri, bivura amaso, birinda kanseri bikavura n'amaso kubera ni provitamine A, bituma nyine bifasha ku maso. Ikintu yakoze ni iki, yatangiye kujya afata, yaguze blender, ka kamashini gakora akajya asya ibiro bibiri bya karoti buri munsi. Icyabaye ni iki, we ni umuzungu ariko yahise azana, yahinduye ibara, atangira kuba nka kwa kundi karoti isa, atangiye ati narwaye umwijima. Ageze kwa muganga bati nta mwijima ahubwo uri kurenza urugero rwa karoti wagombye kuba ukoresha. Ni ukuvuga rero menya uwo ugomba kugisha inama mbere yo gufata icyemezo. N'ibyabaye mu Rwanda urabizi, n'umubyeyi wawe ashobora kukugira inama mbi, akakugira inama ikazagira ingaruka ku buzima bwawe. Ushobora no gufata icyemezo rero ugomba kureba ikintu kiri achievable, ikintu ushobora kuzashobora. Niba uri umunyeshuri ntuvuge ngo nge nzajya kwiga Harvard University, wange nko kujya kwiga i Butare kandi nta buryo ufite. Kora ibyo ushoboye, simvuze ngo wikwiha intego ndende, reka ijuru ribe ariyo aba limit, ariko ibintu biri achievable, biri smart, kuvuga uti iki kirashoboka nzagikora. Ntuvuge ngo ushaka kuvuga uti barakubwiye bati siporo ni nziza, ariko ukavuga uti njyewe nzajya nkora intambwe kubera nkunda ice cream, nzajya ndya ice cream izamura isukari, nkore intambwe 1000 ngaruke. Ubwo si nka kilometero 1. Ibyo ngibyo ni ukwibeshya. Ntabwo uzagenda izo ntambwe ariko ntizamara ya sukari. Ni ukuvuga, baravuga ngo don't assume, sibyo, cyangwa ngo kora ikintu kiri achievable. Wenda mu guhitamo ni byinshi, ariko najya mbereke ko uwo muti wa mbere ari ngombwa. Ushobora guhitamo no kudahitamo, ni uguhitamo. Uvuze uti reka dage ntacyo mpisemo, uba wamaze guhitamo. Ni ukuvuga rero no mu miti ushobora kuvuga uti nge mpisemo kwirinda. Ni icyemezo cyiza. Abari kutwumva ndabasaba ngo duhitemo kwirinda, aho kuvuga ngo nzanywa imiti. Buri wese ashyira ingufu mu kivuga ngo nirinde kuzanywa imiti, ngira amagara mazima. Kandi sinigarukireho, nge no kubo tubana mbigishe kwitungira amagara mazima, abo dukorana mbigishe kwitungira amagara mazima, abo duhurira ku mbuga nkoranyambaga mbigishe kwitungira amagara mazima. Umuti wa kabiri, ariko noneho ni umuti nyamuti, nubwo wa mbere ni ubanziriza indi miti, kuko utahisemo gukoresha iyo miti yose ntacyo wageraho. Umuti wa kabiri w'ingenzi cyane ni umuti witwa imyitozo ngororamubiri. Abantu bajya basuzugura imyitozo ngororamubiri, ariko ngo hari urugero nk'urwo rufatika kuri uwo muntu bwa buhamya wumvise. Yashaka kumbwira ati noneho maze kwipima sanze mfite 140. Nkamubwira wakoze siporo? Ati nakoze gake.
ongera ukora iminota 20 ya siporo, akagabo akambwira ngo ngize 110, bikaba bigeze mu mibare nashakaga. Ni ukuvuga siporo ni umuti. Reba nk'urugero, kugira ngo umuntu agire ibiro byinshi, ni urugero ngiye kuguha, siko bigenda buri gihe, ariko kimwe muri byo ni iki. Ni ukuvuga ibintu uri kwinjiza, uri kurya, uri gufungura, uri kunywa, biri kuba byinshi kurusha ibyo uri gukoresha. Bya bindi birajya he bimwe byarengenze urugero. Umubiri ntabwo bijugunya. Umubiri uravuga uti uyu munsi hari ibintu byinshi byo kurya, ariko ejo ntawamenya, ejo hashobora gutera inzara ukabibika. Ni ukuvuga ya masukari bita glucose ahinduka iki? Ahinduka fats cyangwa ibinure, grace. Ibyo binure rero nibyo umubiri ubika. Noneho wa munsi washonje ukajya ufataho. Niyo mpamvu ubona umuntu inzara yishe ananuka. Ni ukuvuga bya binure umubiri uri kubikoresha kugira ngo ubone ingufu zo gukora imirimo yawo. Ubwo rero iyo ukoze siporo, ya sukari yarengagaho irashya, umubiri uyikoresha mu kubona ingufu. Isukari yari kuba nyinshi mu maraso ikagabanuka, ariko rero bikagira n'ahantu, ubwo si isukari gusa, harimo n'ibinure byose, urumva ibyo byose biragabanutse. Ariko ikintu cy'ingenzi cyane abantu bakimenya, bajya bakora imyitozo ngororamubiri. Icyo kibazo reka nkizeho maze kubabwira icyo kindi kimwe, imyitozo ngororamubiri. Wenda reka mvuge bibiri kuko ni byinshi, ariko reka mvuge bibiri mbone kubabwira imyitozo ikenewe. Ikindi cya kabiri ni uko iyo dukora imyitozo ngororamubiri, umubiri ukora hormone, imisemburo y'ibyishimo, ibyo bita hormones of happiness. Ni ukuvuga izo bita endorphine, ocytocine. Ni hormone nziza zituma abasirikare b'umubiri biyongera. Niba hari indwara itangiye kuza, abasirikare bakayihagarika. Niba hari indwara yari ihari, abasirikare bakarwana nayo ku buryo ishobora no kugenda. Uzabyumve. Ubundi abantu bajya kunywa ibiyobyabwenge babinywera iki? Ko iyo ukoze siporo ubunyweye ibiyobyabwenge, ubunyweye ibiyobyabwenge byiza. Endorphine ni nk'ibiyobyabwenge. Uzumve nk'iyo usitaye, wari wasitara, ugisitara wari wumva ubabaye. Izo ni endorphine, ni anesthesi, ni ibintu bigabanya ubwo bubabare. Ushobora kugenda wari urakaye muri siporo ukavayo useka. Ushobora kugenda wari urwaye ukavayo ufite imbaraga. Ushobora kugenda ugaruka, abasirikare bawe biyongereye, na za hormone nziza ziyongereye, umubiri ukarushaho kugira imbaraga zo kurwanya indwara. Ikindi ndarekera kuri icyo, ndagarukira kuri icyo. Ikindi ni kwa kundi usohora ibyuya. Iyo uri gusohora ibyuya hari imyanda myinshi isohoka. Ya myanda ubundi yari kurushya impyiko, kuko impyiko nizo zishinzwe gusohora ya myanda. Ni ukuvuga impyiko ziri bugire iki? Akazi gake ko gukora, kubera imyanda myinshi yasohotse he? Mu ruhu. Urumva woroheje akazi k'impyiko. Gusa urumva ko birusaba amazi, kunywa amazi ahagije, ariko worohereje impyiko akazi, ugabanyije imyanda ari kugutera indwara mu mubiri. Ikindi, calcium yari mu maraso irushaho gufata ku magufa. Niyo mpamvu uzasanga abasportifu bafite amagufa akomeye, kubera calcium yabashije gufata ku magufa, n'ibisigazwa byawe byatera gutubuye two mu mpyiko biragabanyutse kubera yakoreshejwe. Ibujije amagufa guta ya calcium, amagufa arushijeho gukomera. Ubwo rero ni byinshi cyane siporo yakora. Ni umuti ukomeye urusha iyi ngiyi tunywa abantu banywa barwaye. Ukoze unyweye uyu muti buri munsi, reka dufate urugero rwa siporo umuntu agomba gukora. Siporo kanaka akora ntago ariyo nawe ugomba gukora. Icyo kintu ingendo y'undi iravuna. Ngiye kubaha nk'urugero. Nkawe ibiro byawe bikwemera kwiruka rwose, ukiruka ukamarayo nta kibazo. Ariko nk'umuntu ufite ibiro 100 mu ngano, ari bwiruke mu mavi, muri cheville, sinzi ukuntu bahita mu Kinyarwanda, aho amagufa agenda ahurira mu mugongo,
kubera bya biro byinshi biragenda bihatera, niba nabyita gukomereka, imvune, kubera bya biro byinshi yagiye atsindagira kuri ya mavi, kuri za cheviye, aho hose bituma agenda byangirika. Ariko nkawe, niyo mpamvu niba ugiye gukora siporo usanzwe urwaye indwara runaka nka hypertension, diabete, usanzwe ufite ibiro byinshi by'umurengera, icyo gihe icyo ukora ni iki? Banza ubaze muganga ni iyihe siporo nakora. Ariko siporo ya mbere idatera ikibazo na kimwe niyo bita marche, walking. Hari umwanditsi hashize imyaka 157 wanditse ngo dufite abaganga babiri b'ubuntu. Ninde wambwira abo baganga babiri b'ubuntu? N'aya maguru abiri. Aba ni abaganga tutariha, ushaka kuvuga uti ngiye gukora marche. Marche ni iki? Marche twa kundi dutembera buhoro buhoro. Marche ni ukuvuga urashingura nk'ugiye ahantu. Mu mutwe wawe shyiramo kuri muri siporo. Mu mutwe wawe bitegure. Hari ikintu njya mbaza abanyeshuri kandi abenshi baragikora, ariko kubera mba narakivuze, ni ukuvuga physical activity. Ikintu cyose ukoresheje cy'imbaraga, ese cyose ni siporo, cyose ni physical exercise. Iyo uvuze yes ubukisha, ariko iyo uvuze no ubugikoze. Kubera iki? Kubera ko physical exercise cyangwa imyitozo ngororamubiri urayipangira ukashyira mu mutwe uti ngiye muri siporo. Nubwo ndi kugenda, iyi ni siporo ndimo. N'uwo muhuye umukominika kuri muri siporo. Ibyo rero nabyo biri mu byongera za ngufu za siporo, kuko akazi ndi gukora kose yego ni keza, karatuma umubiri ukora, ariko siporo iri planned. Ni ukuvuga iki rero? Buri munsi ugiye ufata iminota 30. Mu minsi 5 waba ugize iminota 150, waba wujuje ibyo usabwa mu cyumweru. Kuko uri munsi iminota 150 mu cyumweru tuvuga ko ari inactive. Uri hejuru y'iminota 150 kugeza kuri 300 tuvuga ko ari active. Noneho urengeje iminota 300 tuvuga ko ari kurenza, ni super active. Ni ukuvuga ari kurenza urugero, ari ku rugero rwo hejuru, ntari kurenza urugero ariko ari ku rugero rwo hejuru. Aho ngaho rero hari abatangira nkajyana nawe kwiruka, ni urugero usanzwe wiruka ibirometero 10, ngashaka kwiruka nkawe. Ugomba kwiyumva ingendo y'undi niyi, umva umubiri wawe, kora siporo ku buryo ejo uzaba umeze neza. Wikora siporo ngo urangize urwaye. Mu yandi magambo, ukora siporo mu rugero. Nukora iminota 30 buri munsi, cyangwa ukavuga uti nzajya nkora isaha 3 mu cyumweru, niyo wavuga uti nzajya nkora isaha buri munsi iminsi 7, noneho ubushakashatsi bwerekana ko uba uvanyeho ingaruka nyinshi cyane zo kuba warwara za ndwara zitandura. Ni ukuvuga uko dukora siporo dutega amatwi, niba nabyita amatwi, twumva umubiri wacu uko umeze. Siporo ni nziza cyane, niwo muti wa kabiri ukomeye. Sinzi niba navuga n'umuti wa gatatu. Murakoze. Umuti wa gatatu udahenze abantu dufite tutabizi ni umuti witwa amazi. Iyo mvuza ubundi bawita ibinyobwa, ariko mvuza amazi kubera impamvu imwe. Simvuza ibinyobwa nubwo nabyo ari byiza. Mvuza amazi mbishaka kubera ko hari umuntu uvuga uti sinzanywa amazi jyewe nk'icyayi cyinshi, nywa fanta nyinshi, nywa jus. Ikintu cya mbere nshaka ko abantu bamenya nuko 70% by'umubiri wacu ni amazi. Mu bwonko 85% usanga ari amazi. Mu magufa nubona ko amagufa yumye 20 kujya kuri 25% ni amazi. Uri kubona? Mu maraso 43 by'amaraso, amaraso agizwe n'ibintu byinshi. 43 by'amaraso
ni amazi. Amazi ni ikintu gikomeye cyane. Iyo rero bigeze ku bwonko, ubwonko bukoresha amazi menshi gutya, kandi ubwonko aribwo buri buyobore imirimo yose umubiri uri bukore. Amazi ni umuti utangaje. Wenda reka mbaye nk'ingero, twavuze ibyuya. Muri uko kubira ibyuya hasohotse imyanda. Ubwo amazi akoze iki? Atunganyije imbere. Muri uko kubira ibyuya bigabanyije ubushyuhe bw'umubiri, ibyo bita thermoregulation. Ubwo ni ukuvuga habayeho na thermoregulation, hagiyemo temperature. Umubiri washyushye cyane, kugira ngo ugabanye bwa bushyuhe habaye iki? Usohoye ibyuya. Bya byuya bisohokanye bwa bushyuhe, umubiri ugumanye bwa bushyuhe bwabyo. Icyo ni ikintu cy'ingenzi cyane. Transport ni ukuvuga turarya, turafungura. Selule cyangwa ibintu bigize amaraso bigomba kugera aho bigomba kujya. Kugira ngo bigereho n'amazi. Amazi niyo ashinzwe transport yo kuvana ibyo twariye aha bikabigeza aho bikenewe. N'umuti twanyweye kugira ngo ugere ahantu uri bukoreshwe habaye iki? Habayeho ibyo bita transport. Iyo transport rero yakozwe n'amazi. Amazi rero ni ikintu gikomeye cyane, ni umuti w'ingenzi cyane. Wavuga ngo ndanywa amazi angana iki? Abantu bajya babyibaza, kuko wenda simgiye muri byinshi ngo mvuge indwara amazi arinda, nk'indwara za kanseri zo mu mara, kubera iyo twituma ibintu bikomeye, iyo ibintu bitinda mu mara, nibwo tugira ibyago byinshi byo kurwara amakanseri n'izindi ndwara. Kubera bya iyo twariye bihinduka iki? Uburozi. Bwa burozi nibwo butera ibyo bibazo byinshi. Ariko iyo wanyweye amazi, nibyo nshaka kubabwira. Uzajya kumva umuntu akubwiye ngo nywa ibirahuri 8 ku munsi. Mu by'ukuri ni byiza kunywa ibirahuri 8 ku munsi. Ariko se niba afite ibiro 50 ukaba ufite 100, ubwo urumva dukeneye amazi angana? Niba ufite ibiro 60, fata ibiro 60 ugabanye 30, uramenya amazi ugomba kunywa. Niba ufite ibiro 90, ubwo dusanze 60 azanywa litiro zingahe? Litiro 2. Niba ufite ibiro 90, gabanya 30, uramenya amazi umubiri wawe ukeneye. Ukeneye litiro 3. Igihe utakoze imyitozo ngororamubiri, igihe hatavuye izuba ryinshi, igihe nta kintu cyagusabye amazi menshi, hakenewe litiro 3 niba ufite ibyo biro 90. Iyo tunyweye nk'ibintu birimo isukari, ni ukuvuga umubiri ukenera andi mazi menshi kugira ngo ya sukari ibe metabolized cyangwa ibashe gukoreshwa n'umubiri. Ni ukuvuga hakenewe andi mazi. Ni ukuvuga niba unyweye fanta, urakenera noneho kongera ibindi birahure nka 2 kugira ngo ya sukari ibashe gukoreshwa. Niba unyweye isukari mu cyayi, urongera handi mazi. Kubera iki? Kubera n'icyayi ubwacyo, icyayi cyangwa ikawa ni ibintu bigabanya amazi mu mubiri, ibyo bita diuretic. Ni ukuvuga bigabanya amazi mu mubiri. Ni ukuvuga ahubwo urushaho kongera amazi, arushaho gukenerwa. Reka nguhe nk'urugero. Igituma mvuga ngo ikinyobwa cya mbere n'amazi. Tuvuge unyweye fanta. Ubushakashatsi bwerekana ko umara amasaha 5 icupa rimwe rya fanta, kubera amasukari arimo, umara amasaha 5 ubwirinzi bw'umubiri bwawe bwagabanyutseho 60%. Ukuvuga iyo unyweye fanta, ushatse genda wigengesereye, kubera ubwirinzi bwawe bw'umubiri wita bujya gute? Bumanuka. Tuzabibona nitugera mu yindi miti nk'imirire, uzasanga ko iriya sukari iri no mu bituma za kanseri ziyongera, cyane cyane isukari y'umweru tugura aho zikorerwa. Mu bintu tunywa burya, mu maji, imitobe tugura mu nganda, byakozwe mu nganda, nta bikatsi byo mu biryo bibamo. Iyo mvuze ibikatsi byo mu biryo bijya bikanga abantu, bakagira ngo nibyo kujugunya. Nibyo bita food fibers cyangwa fibre alimentaire. Biriya birakenerwa cyane, nitugera ku mirire tuzabibona. Ariko ibyo byose bigaragaza ko amazi ari cyo kinyobwa cyihariye. Amazi ni ubuzima. Tutagiye rero mu byo akora inyuma, tujya dukora mu byo bita hydrotherapy.
ukaba wakwivura ukoresheje amazi. Nk'ubu kuho ibyo bita Scottish bath cyangwa douche écossaise, ni ukuvuga uko wisuka amazi ashyushye ukayasimbuza akonje ukayasimbuza ashyushye, byongera cyane ubwirinzi bw'umubiri. Iyo niyo bita Scottish bath, ugasinzira neza ukarelaxinga. Hari n'ibyo bita foot bath, ugashyira amaguru ibirenge mu mazi, nabyo buri cyose kigenda kivura ibintu byinshi. N'abagira imihango, abamama, abadamu, abakobwa bagira imihango ibabaza, nabo hydrotherapy irabafasha ku buryo umuntu yoroherwa kandi yababaraga cyane. Ni ukuvuga rero amazi ni ubuzima, niko nabivuga mu ijambo rimwe. Ibintu byayo ntiwabivuga ngo birangize, ariko mu ijambo rimwe amazi ni ubuzima, ni umuti ukomeye cyane. Nk'umunyeshuri utanywa amazi sinzi ukuntu abaho, kandi ari bukoresha ubwonko. Umukozi ukoresha nka computer utanywa amazi sinibaza concentration cyangwa kudahuga biragabanuka cyane. Nubabara umutwe uzagenda ufata amazi, unywe amazi ahagije, uryame uruhuke, wijya gufata paracetamol. Wenda farumasi uri kukubuza gufata paracetamol ari kwica isoko, ariko mu by'ukuri wakwirinda imiti aho kugira ngo uyinywe. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha cyane farumasi wacu Vieira Muzola kubw'uyu mwanya duhaye. Ntabwo ibaze bidufasha iminota igera hafi kuri 30 kugira ngo twumve imiti 3, ariko ni ukuri Imana yarakoze kuba yarashize imiti mu bimera byose ibyo yaduhaye kugira ngo bidufashe, kuko bitabikwereka abakera batari bafite farumasi mpamvu bafite ubuzima bukomeye cyangwa bwiza, nuko bagiraga ibiyunganira ubuzima bwabo kandi akabikoresha neza. Nagira ngo ubwo twagusubira tugushimire cyane yuko waduhaye umwanya, ariko noneho abantu batari bakuzi, tuzi yuko ugira article wandika, tuzi yuko ugira imbuga nyinshi cyane unyuzaho, ari nazo twagiye tubasha kumenya ibyo wandika. Nagira ngo nkuko HTV Channel ifite imwe mu nshingano kugira ngo tubashe kuvuga ibyo abandi bakora byiza, kugira ngo tubwire abadukurikira, abakunzi bacu yuko nubwo twabasaba ko mukora subscribe wacu, ariko noneho bajye kureba iwawe, mufite tuzikira website. Nagira ngo muze no gutanga na nimero abifuza kubageraho, abifuza byinshi cyane inama mwabagira. Tuzi ko mufite abantu benshi cyane babakurikira, ariko abantu bamenye exactement ibyo mukora, aho babikura, ndetse na contact bageraho kugira ngo abantu babashe kumenya ibyanyu byose. Murakoze. Ubundi ibi by'ubuzima mfite urubuga mbyandikaho rwitwa wicogora.org, ni ukuvuga www.wicogora.org. Ubwo rero ugiye kuri urwo rubuga ugahita wandika ahantu handitse ibyigisho, ubuzima, ubona amakuru yose menshi ajyanye n'iby'ubuzima. Ushobora gusanga wenda ikinyarwanda utakizi, ujya ku cyongereza waba utakizi, ukajya ku gifaransa, indimi zose turazikoresha. Ubwo rero ikindi wenda mutavuze nuko ndi lifestyle coach, ni ukuvuga mfasha abantu, nigisha abantu uburyo bitungira amagara mazima. Nk'uko wabibonye, abantu bamwe bagiye bagenda bagabanya imiti banywaga, bameze neza. Hari abarangije kumera neza, ariko ni ibintu bisaba ubwitonzi bwinshi. Simvuze ngo numara kumva uburyo bwo kwitungira amagara mazima ugende uhite uhagarika imiti, bishobora kukwica. Ariko ibipimo byonyine bigenda bikwereka ko igomba kugabanuka, kubera iyo lifestyle tuguha. Isukari iragabanuka cyane, ibipimo bya tension bikagabanuka cyane, noneho bikaba ngombwa ko ya miti igabanuka buhoro buhoro, abantu bakazageza igihe bayihagarika. Ariko ni ibintu byo kwitondera cyane, nta muntu ugomba kubikora atabanjije kubaza muganga we. Muganga wayimwandikiye niwe umubwira ati iyi miti imaze kuba myinshi, ngiye kugabanyaho, kubera uburyo uri kubaho buri kugenda butuma urushaho
kumera neza. Ubwo rero nimero yanjye iri kuri WhatsApp ni 078 70 59 58 9. Iyo niyo iri kuri WhatsApp, aho nohereza ibyigisho byinshi, aho ushobora kumbariza ibyo ushaka byose, cyangwa ushaka kwaka randevu, kubera uko wabibonye dufite aho dukorera, abantu badusanga. Ubwo rero ibyo byose ndumva bihagije. Murakoze. Murakoze cyane Vieira. Nagira ngo iyi session cyangwa se ikiganiro tugirana na Vieira ntabwo abakurikiye neza, ntabwo avuze ngo imiti wafataga yihagarikiye, oya, n'urugendo. Kuko burya leta y'u Rwanda cyangwa se igihugu cyacu twifuza ko abantu bagira ubuzima bwiza kugira ngo babashe gukora akazi kabo neza. Nimba ari ku miti runaka arakubwira ngo nubasha gukora ibi ngibi biratuma nta miti wafataga iri bugabanuke. Kandi ntabwo abwira abantu ngo bareke imiti ngo iya kinyarwanda ngo irabafasha, oya, arakubwira ngo ukorane n'umuganga wawe, ibi ni biragufasha, birunganira imiti yawe, ku buryo umuganga wagenda akubwira ati ya miti wafataga nimba ari 3 ku munsi, fata 1 ku munsi, biragenda bigabanuka. Ibipimo byo kwa muganga nibyo byemeza eta yawe irimo, uburyo urimo kugenda wevuriwa ufata imiti. Nagira ngo ngushimire kubw'uyu mwanya duhaye, abadukurikiye bose twongera tubashimire. Tuzongera tumusure kandi aduhe kandi indi miti yindi 3 kugira ngo uko tumugezeho tubasha kugira abanyarwanda badukunda badukurikira. Kandi dusaba ngo mukore subscribe igihe cyose cyo dushiraho video, yaba ari wo twasuye cyangwa n'abandi babashe kubona message iduturutseho. Imana ibarinde, ukomeze mugire ubuzima bwiza, naho ubutaha. Ciao.